honestly njyewe ndabizi ko daddy yapfuye ariko I know he's up there. He's looking after me. He's looking after everybody who loves him. Haters bose abakwanga ubu bari gukunda cyangwa kwanga rero birabareba. If they keep talking, it's not your problem. If we have hate, nothing will go. Daddy avuka Los Angeles. Kristo akavuka Lodifi. Murakurikirana. Wow. Mwagiye kumusura kuri anniversaire ye nyirizi. Wow. Man. Uwo munsi wamubwiye iki? Uwo munsi wumvaga wamusharinga iki? Namubwiye ko mukunda, ko mukumbuye. Technically namubwiye ko abantu bose except the haters. Namusabye kazasabira abantu bose bamukunda n'abamwanga umugisha. So hate is not a good thing in life. Uramutse uvuze umuziki nyarwanda cyane cyane mu njyana ya hip hop ukirengagiza izina Jay Polly Kabaka umwami wa hip hop Rudasumbwa Intarumikwa ndetse n'andi menshi agiye atandukanye ibyo waba ugiye kuvuga byose byaba ari ubusa gusa. Uyu muhanzi yakoze byinshi bitandukanye ndetse yigarura imitima y'abanyarwanda benshi ayisubizamo icyizere cyo kubaho ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Jay Polly ndetse nuko umunsi wo kwibuka imyaka ine ishize yitabye Imana wagenze. Ni ku gicamunsi cyo ku itariki ya 2 Nzeri umwaka 2025 abagize umuryango wa Jay Polly basuye imva ye baramwunamira mu rwego rwo kuzirikana imyaka ine ishize uyu muraperi yitabye Imana. Iki gikorwa cyitabiriye nabo mu muryango w'uyu muraperi barimo abana be babiri ndetse na murumuna we bari bafunganywe witwa Fils, mukuru we witwa Uwera Jean Maurice n'umuryango we ndetse n'inshuti ze zirimo JC ndetse na Bakti ndetse n'abandi banyuranye. Uyu muraperi yitabye Imana ku itariki ya 2 Nzeri umwaka 2021 ndetse akaba yarabonye izuba ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1988 akaba yaritabye Imana ku myaka ye 33 y'amavuko. Inshuro nyinshi umuraperi yavugaga ko urukundo rwa muzika by'umwihariko hip hop yarukomoraga kuri mukuru we wakunze kumva iyi njyana ya hip hop akiri mutoya. Amashuri yabanza yayize ku kigo cya Kinunga mu gihe ayisumbuye yayize ku ishuri rya SK riherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali aho yize ibijyanye n'ubukorikori ndetse akaba yarasanzwe ari umuhanga mu bijyanye no gushushanya cyangwa se mu bijyanye n'ubugeni. Inganzo ya Jay Polly ikomoka ku muryango we kuko nyina umubyara yari umuririmbyi ukomeye muri korali Hoziyana yo muri ADPR Nyarugenge. Iyi yubatse amateka mu muziki w'indirimbo zihimbaza Imana kuva mu bihe bya kera cyane. Ubushake bwo kuririmba bwa mbere Jay Polly yabugaragaje bwa mbere ahagana mu mwaka wa 2002 ubwo yatangiraga kwinjira mu muziki bibakarusha mu mwaka wakurikiyeho ubwo yahuraga na Green P mu ishuri rya SK batangira gukorana indirimbo zitandukanye. Impano ya Jay Polly yakomeje gututumba kugera mu mwaka wa 2004 ubwo yafatanyaga na Green P ndetse n'abandi barimo Pel G mu gukora itsinda ryiswe G5 bose hamwe uko bari abantu batanu. Hadaciye kabiri aba basore binjiye muri studio yitwaga TFP hakorerwamo indirimbo yabo ya mbere yiswe Nakupenda iririmbwe mu Kinyarwanda ndetse no mu Giswahili. Muri Kamena uwo mwaka bakoze yitwa Ngwino ariko iby'iri tsinda biza kuzamba nyuma y'igihe gito. Jay Polly na Green P bimukira muri studio yitwaga ONB ya Lick Lick ari nawe wabahuje na Bulldog baheraho bashinga itsinda rya Tough Gangs. Hadaciye kabiri Tough Gangs yaje kubonekamo amaboko mashya nyuma yo kwakira Fireman ndetse na P-Fla. Icyo gihe itsinda ryatangiye gukora indirimbo ryigarurira imitima ya benshi binyuze mu bihangano birimo Kwicuma, Sigaho, Umenye ko ndetse na Target ku mutwe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Itsinda rya Tough Gangs ryaje gucika imbaraga nyuma yuko abari barigeze bananiwe kumvikana ku ngingo zitandukanye bituma bamwe muri bo batangira gukora indirimbo bari bonyine ari nako byagenze kuri Jay Polly. Uyu mugabo wari uzwiho kwandika imirongo isaba ubushobozi mu kuyisobanukirwa yatangiye kubaka izina ku giti cye binyuze mu ndirimbo zakunzwe cyane zirimo nka Day for Day, Ndacyariho, Akanyarira Jisho n'izindi zabiciye kuri radio zo mu Rwanda muri ibyo bihe byazo. Iki gikuniro nicyo cyahuruje abafana ku munsi wa nyuma w'irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryo mu mwaka wa 2011 rikaza kwegukanwa na Tom Close. Ariko abafana ba Jay Polly bikabanga mu nda bakagira ubwo begura amabuye bakayatera ku rubyiniro bamagana icyo bitaga karengane kakorewe umwami wa hip hop Jay Polly Kabaka. Nyuma yo guhatana ubutaruhuka yaje kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2014 ahabwa miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Yakomeje kumufasha mu rugendo rwe rwa muzika. Ibi byari ikintu gikomeye cyane mu muziki wa hip hop mu Rwanda kuko ari nawe muhanzi wabaye uwa mbere ndetse akaba ari muri bake bayigukanye iri rushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Nanone kandi Jay Polly yegukanye igihembo gikomeye cya Salax Award nk'umuraperi wa mbere mu Rwanda cyangwa se nka Best Rapper of the Year.
indirimbo ya Ndacyariho Ndahumeka yatumye yigarura imitima ya benshi, iza no kumuhesha igihembo cya Salax Award akesha indirimbo, ndetse akaba yaragihawe nka Best Rapper. Jay Polly yakoranye indirimbo n'abahanzi benshi b'icyubahiro mu Rwanda barimo Marina, bakoranye indirimbo yitwa Umusaraba wa Joshua, ndetse yakoranye na Aimé Bluestone indirimbo bise Go With Me, yakoranye indirimbo nanone kandi na Princess Priscilla indirimbo yitwa Mu Gihirahiro, Icyizere yakoranye na Miss Jojo, ndetse akorana na Bruce Melody indirimbo yitwa Célibataire, nanone akorana na All Stars indirimbo bise Too Much, akorana nanone kandi na Marina indirimbo bise Umusaraba wa Joshua, akorana na Princess Priscilla indirimbo bise You and I, nanone akorana na Lil Jon indirimbo bise Shenge, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Yanakoranye kandi n'umuhanzi ukomeye cyane muri Afurika y'Uburengerazuba, muri Nigeria, witwa Davido, bakorana indirimbo bise I Beg, bigaragaza ubushake bwo gushaka ko umuziki we waguka ku ruhando mpuzamahanga. Mu rugendo rw'umuziki Jay Polly yakoze album 6 zirimo Umwami Uganje yakoze mu mwaka wa 2012, ndetse akora n'indi album mu mwaka wa 2012 yise Iwacu, mu mwaka wa 2013 yasohoye album yiswe Rudasumbwa, ndetse mu mwaka wa 2014 ashyira hanze album yise Ikosora, ndetse mu mwaka wa 2016 yashyize hanze album yise Ubuzima Bwanjye. Nanone kandi yashyize hanze album yiswe Ntamaka. Iyi album ikaba yarasohowe iriho indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse zikozwe mu njyana zigiye zitandukanye zikubiye mu hip hop, afrobeat, ndetse na R&B, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Mu rugendo rwa Jay Polly yakoze indirimbo zirenga 42, ndetse Jay Polly akaba yaritabye Imana asize abana 2 b'abakobwa, ndetse yabyaye ku bagore 2 batandukanye. Ngira ngo dukomeze tuvuge tuti rest in peace legend Kabaka. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bya buri munsi. Ngiye muri kumva nk'abandi Mugisha Fabrice, umungu w'Imana n'abantu ngabimfura cyane cyane, ndabakunda. Ciao ciao.